kuba warageze ku marembo ya gereza ariko ntiwinjiramo ni ukuri ishyano ritangaza benshi. Birashoboka ko wari uri mu modoka mugiye gukora impanuka ariko impanuka mwari mwanayigezemo ntiwapfa, ni ukuri ishyano ritangaza benshi. Biranashoboka ko wari wavuze ko uyu mwaka utazawurangiza ariko ukagera mu kwa 11 ukagera mu kwa 12 none dore ugeze mu kwa mbere. Si uko hari izindi mbaraga ahubwo ishyano ritangaza benshi. Hari igihe twageze mu bigeragezo dushaka iyo tuva niyo tugera turahabura. Hari igihe twahuye n'intambara dushaka iyo tuva niyo tujya turahabura. Hari igihe twahuye n'ibidukomereza dushaka iyo tuva niyo tujya turahabura. Ukomeje gukurikira Pacifique TV show, reka mbabwire ngo Uwiteka akomeze abagire neza kandi Uwiteka akomeze ahaze kwifuza kwanyu. Ngiye mugiye kubana nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Ahangaha twasuye Pacifique TV show kugira ngo tuganire n'abakunzi be cyangwa se tuganire n'abantu mu mukunda, abantu bamushigikira, abantu bamufollowinga, by'umwihariko abantu bakurikira ijambo ry'Imana. Iyi YouTube yacu ishingiye ku bintu bibiri bitandukanye. Icyambere, iyi YouTube yacu ifite intego ivuga ngo dushingiye kugeza abantu ku musaraba, dushingiye kubona abantu bahinduka, dushingiye kubona abantu bihana, mu yandi magambo niyobokamana, ijambo ry'Imana ivuga butumwa. Rero nanjye nkavuga ati umuvandimwe reka tugerageze tugire uko tuganiriza abantu be, ubwoko bw'Imana muri rusange, abantu bakunda Imana n'abantu bayo nibo baba batumye tuza kwicara ngaha kugira ngo tuganire nabo tunabaganirize. Hanyuma rero sinagenda nababwiye ngo ndabakunda cyane kandi urukundo mbakunda ntabwo ruzashyira, ni urukundo ruhoraho. Turi kumwe na Pacifique, turi kumwe na Ndabirambiwe TV n'abandi benshi aho muri. Reka tubabwire ngo muri abantu badasanzwe. By'umwihariko reka dusuza abanyarwanda muri rusange, turabakunda cyane. Abarundi turabakunda, abantu muri Kenya turabakunda, abantu bari Tanzania, abantu bari Uganda, mwumve ko muri abagaciro kuri twebwe. Reka tunasuhuze abantu bose bakanze subscribe. Reka nkubwire ngo wakanze subscribe uri umuntu udasanzwe, uri umuntu w'umugisha, uri umuntu w'umumaro, ntabwo waziye ubusa, waje ku mugambi w'Imana. Kabiri, ntabwo wizanye ahubwo wazanwe n'umugambi w'Imana. Niyo mpamvu ntagenda nagushimiye ngo nkubwire ngo Imana yamora igikomeza kugire neza kandi Imana igikomeza ikwagure mu byo urimo byose. Birashoboka ko dukurikiye uri mu kazi, reka nkubwire ngo Uwiteka Imana ikwagure. Birashoboka ko dukurikiye uri gucuruza, reka nkubwire ngo Uwiteka Imana igutabare. Birashoboka ko dukurikiye uri ahandi henshi hatandukanye, amahoro y'Imana ajya akomeza abe ku buzima bwawe. Turabakunda cyane, twishimiye kubana namwe, tunanejejwe n'Imana mu mutima kuba tugiye gusengana, kuba tugiye kubana. Niba wizeye rero fata agatebe kawe wicare ubundi ukurikira ijambo ry'Imana. Niba ukunda Imana nabwo fata agatebe kawe wicare ukurikira ibiganiro byacu. Nabwo niba unadukunda fata agatebe kawe wicare tuganire ijambo ryiza ry'Imana. Imana ihimbazwe kandi Imana itugire neza. Reka dufate Bibiliya twese abantu badukurikiye, tujye gukoresha Bibiliya yera. Mbere yuko tujya mu ijambo ry'Imana reka tubanze dusenge kugira ngo Imana izibane natwe. Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye. Abantu twananirwa nk'abantu ariko wowe ntujya unanirwa. Uri Imana yuzuye ububasha, uri Imana yuzuye imbaraga, wuzuye gukora, wuzuye ubushobozi. Mpamagaye izina ryawe, mpamagaye imbaraga zawe hano kuri channel yacu Pacifique TV. Ngwino ubane natwe, twambike imbaraga kandi dukoreshe imirimo n'ibitangaza kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Zaburi ibice 71 umurongo waho ngaho wa 7 uravuga ngo ndi ishyano ritangaza benshi ariko Uwiteka ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye. Zaburi 71 umurongo wa 7 haravuga ngo ndi ishyano ritangaza benshi ariko Uwiteka ni wowe buhungiro bwanjye bukomeye. Imana ishimwe, Imana ikugire neza. Kuba warageze ku marembo ya gereza ariko ntiwinjiramo ni ukuri ishyano ritangaza benshi. Birashoboka ko wari uri mu modoka mugiye gukora impanuka ariko impanuka mwari mwanayigezemo ntiwapfa, ni ukuri ishyano ritangaza benshi. Biranashoboka ko wari wavuze ko uyu mwaka utazawurangiza ariko ukagera mu kwa 11 ukagera mu kwa 12 none dore ugeze mu kwa mbere. Si uko hari izindi mbaraga ahubwo ishyano ritangaza benshi. Niyo mpamvu Dawidi we yavuze amagambo meza aravuga ngo ndi ishyano ritangaza benshi. Kubera iyo mpamvu bamutegaga imitego Imana ikayimusimbutsa, bamutegaga amadubu n'inyamaswa ari mu ishyamba Imana ikabimusimbutsa, bamuteza abanzi benshi, bamutega ingabo nyinshi, bamutega Dawidi ageze aho ngaho aravuga nti ndi ishyano ritangaza benshi. Yari kuvuga ngo nuko nzi ko nkomeye muri njyewe, akavuga ngo nuko nzi ko nzi kurwana urugamba kurusha abandi, akavuga ngo nuko nzi gukora kurusha abandi. Arabanga ariko Uwiteka ashyira aka kantu kumve neza, ariko Uwiteka niwe buhungiro bwanjye bukomeye.
bishatse kuvuga iki rero? Dawidi ntabwo yishingikirijeho ngo avuge ngo nuko akomeye, ahubwo yashingikirije ku Mana. Rero nawe ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye ngo uri ishyano ritangaza benshi, kuko Uwiteka ari we buhungiro bwawe bukomeye. Imana ishimwe, Imana ikugire neza. Hari igihe twageze mu bigeragezo dushaka iyo tuva n'iyo tugera turahabura. Hari igihe twahuye n'intambara dushaka iyo tuva n'iyo tujya turahabura. Hari igihe twahuye n'ibidukomereza dushaka iyo tuva n'iyo tujya turahabura. Hari igihe twahuye n'abantu babi dushaka iyo tuva n'iyo tujya turahabura. Biba ngombwa ko tuvugane, reka tugumaho turi, kuko duhagarikiwe n'ingwe tuzavoma, kandi uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Bishatse kuvuga iki rero? Nta muntu wakurwanya atabanje kujya guca ku Mana ngo ibyemere. Kubera iki? Satani ajya kurwanya Yobu nuko yabonye ko bitaremera, abiya ngombwa akabanza kujya kumusaba ufite ububasha mu biganza bye. Aravuga ngo ninjya kurwanya Yobu nabanje kubaza Imana, ntabwo Yobu ndi mu mushobore. Aravuga ngo reka mbanze njye gushaka nyiri Yobu. Yagiye gushaka nyiri Yobu nyine, aragenda bati sumumaye nkamukora ibi n'ibi, hari icyo byabitwaye. Satani yabanje gusaba uburenganzira. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nta muntu ushobora kukurwanya ngo agushobore atabanje kubaza Imana ngo ibyemere. Bibe ngombwa n'aka kantu ashobora no kujya kubaza Imana, Imana ikabyanga. Haleluya! Ashobora kujya kubaza Imana, Imana ikabyanga. Niyo mpamvu rero nta muntu wakurwanya atabajije Imana. Birashoboka ko Imana ijya yemera kugutanga mu kibazo. Birashoboka ko Imana ijya yemera aka kantu, kumve neza. Ntabwo Imana ikangwa na biracitse, ntabwo Imana igikangwa n'amagambo y'abantu. Icyo nkundira Imana, ntabwo ikangwa kuza, ntabwo itinya kuza bagusohoye mu nzu. Imana ntiyatinya kuza bakuvuze, ntiyatinya kuza wambaye ubusa. Imana ntiyatinya kuza bakujyanye gufunga wageze no muri pandagara, ugeze no kuri gereza. Imana ntiyatinya kuza umugore yagusohoye mu nzu. Ntabwo Imana ikangwa n'ibyo byo kuvuga ngo kuko Imana ubyemeye, ego igibye irabyemera, sabwo ntibyemera. Ibyo byo kwanga Imana yakwemera ko mbura urubyaro, yabyemera ikongera ikanabishimangira. Ibyo ntabwo bikanga Imana. Turi muri iyi si, Bibiliya yarambwiye ngo wasiwe umanukiwe n'umwijima. Iyi si yacu imanukiwe n'umubi nyine. Turi mu mbaraga mbi, tubana n'abazimu, tubana n'abadayimoni umunsi ku wundi. Ariko icyo nshima Imana ni uko twebwe tuyirimo tugahura n'izo ntambara n'ibyo bigeragezo, turi kumwe nabyo tubireba live. Ariko wenda njya nibaza nkavuga nise Mana ko duhangana n'ibintu twebwe turi mu isi yabyo, ibyo bintu tuyirimo tuyituyemo. Wabyumvise Pacifique? Twe turi mu isi y'ibyo bintu nyine duhangana nabyo. Nkibaza nibura abamarayika bo bagira ibyaha cyane ko bo n'abadayimoni baba bari kumwe nabo cyane, kuko mwimba numva ko mwijuru hera nyine. Nkavuga niko twebwe turi mu isi hakaba harimo umuco mubi, imbaraga mbi z'umwijima, tukaba duhangana nazo. Buriya mwijuru abamarika bajya bakora ibyaha kandi nta mbaraga mbi zibayo. Ibyo bijya bincanga cyane nkabyibazaho, ariko nkanezezwa n'Imana cyane ko iturindira cyane. Haleluya! Iturindira cyane muri izo mbaraga z'umwijima, ariko ikaziturindiramo. Imana ihabwa icyubahiro. Sinabura gushima Imana ko igiturindira muri izi mbaraga z'umwijima, muri izi mbaraga z'abadayimoni, muri izi mbaraga z'abadayimoni, Imana ikaziturindiramo, ariko tugakomeza tukabaho. Rero nkubwira akantu gakomeye ngo haranira gusaba Imana ubugingo, uranire gusaba Imana amaramuko, kuko iyemeye kuramuka uyu munsi yakwemera kuramuka n'ejo. Iyemeye kubyuka uyu munsi yakwemera kubyuka n'ejo. Haranira gusaba Imana amaramuko, kuko iyemeye kubyuka muri iki gitondo yakwemera kuguteganyiriza kubyuka ejo. Kubera iyo mpamvu uyu munsi ushobora kubyuka byanze, ariko ejo ukabyuka byemeye. Haranira gusaba Imana amaramuko, nicyo gifite agaciro, kuko mu gihe ugifite ubugingo, amaramuko Imana yaguhaye, wabaho neza kandi ukagira ubuzima buzima. Imana ikuremera ubuzima buzima, Imana ikuremera igitangaza cy'ubuzima, kuko kuba no muri Yesu udafite ubuzima ni uburwayi buteye ubwoba, ni uburwayi bukomeye, ni ikigeragezo kivunanye, ni ikigeragezo kiruhije. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo sinshobora kwemera ko icyubahiro cyanjye gihabwa undi, kandi n'intebe yanjye sizicaraho uwundi. Bishatse ngo icyo navuganye nawe no kugikora nzagikora. Upfa kunshakana umwete. Bivuze ngo hahirwa abashakana Imana umwete, kuko bazagera gute? Bazayibona. Ijambo ryiza ry'Imana ryabwiye amagambo meza muri Yeremiya ibice 40:4 ngo noneho uyu munsi ndakuboha urugende, ngukureho iminyururu yari iri ku maboko yawe yose. Niwemera ko tujyana i Babuloni, uze tugende nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, ngo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakunogeye abari huge. Bishatse ngo nta muntu Imana ikoresha ku gahato, ntabwo bishoboka. Niba ubishaka uze, Imana izagukoresha. Nabwo nutabishaka ugende, aho uzabonera amahoro abari uzaguma. Rero haranira gukorera Imana bigishoboka, itari yafata umwanzuro. Kuko njya nibaza, niba warabuze umwanya wo gukora Imana ugifite umwuka muzima uhumeka, uzakora Imana wapfuye? Abantu benshi muzi ko gukora Imana ari ukuza ukicara kuri kamera. Abantu benshi muzi ko gukora Imana ari ukuza ukavuga. Abantu benshi muzi ko gukora Imana ari gutanga amafaranga. Gukorera Imana ni uguharanira kugira ineza no kugira imbuto zayo, imbuto z'umwuka wera muri wowe. Iyo ufite izo mbuto z'umwuka wera
zo ubwazo zigutera umutima wo gufasha nta muntu bikubwiye. Amen. Izo mbuto zigutera umutima wo kugira neza nta muntu bikubwiye. Izo mbuto zigutera umutima, haleluya, wo gusenga nta muntu bikubwiye. Izo mbuto zishobora kugutera gusengera umuntu nta muntu biguhasa. Rero haranira gusaba imbuto y'umwuka wera, kuko iyo mbuto y'umwuka wera niyo izatuma ukora ibyo abantu batakubwirije. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugire neza. Rero sinagenda nakubwiye ngo kanda subscribe, aka kantu kangasubiremo neza. Wowe udukurikiye ari ubwa mbere, iyo ushaka gukurikira ibiganiro byacu bituruka kuri Pacific TV show, ufata telefone yawe ibiteganye neza neza n'ahantu subscribe iri, uhita ushyiraho cya kiganza igikumwe kiba kirebana na subscribe, uhita ukandaho, ugahita ukanda kukazogera. Buri kiganiro cyose dukoze ahangaha cy'ubwacyo kiba gifite ubushobozi bwo kwifata kikizana muri telefone yawe, nta muntu kiguhaye, nta muntu kigusharinze, nta muntu kubwiye ngo twashizeho. Wowe ubwacyo tukigishiraho, si ngombwa ngo ujye kugishaka, kirifata kikizana. Reba nka kuriya umuntu akoreza message y'amafaranga ukabona ngo iraje, nacyo ubwacyo kiza ngo kigata kikubita muri telefone ukabona ikiganiro cyaje. Kugira ngo ujyubana natwe ubu umunyamuryango tubura abantu bake ngo twuzuze 2,000, ni ishimwe ry'Imana cyane ko ntabwo ari izindi mbaraga twashizemo kuko nazo dufite, nta nubwo ari ubundi bubasha twashizemo kuko ntabwo, ahubwo ni Imana igifata imbaraga ikazishyira muri mwebwe, mukaza tukabona mwakaze subscribe, tukabona ibintu byemeye. Hanyuma iyo tumaze kugira umuryango bidutera imbaraga nyinshi zo kubona abantu tubwira, tukabandi dufite abantu barenga 1,000 bingahe tugiye kubwira ahangaha. Rero murakaza muri benshi kandi muhawe ikaze hano kuri Pacific TV show, mwumve ko duhari ku bwanyu, tugiye kujya tubageza ubutumwa bwiza, amagambo meza, ijambo ry'Imana. Mwumve ko tubahaye ikaze kandi turabakiriye, turabakunda cyane bivuye ku mutima. Umwanzi w'amasaha ni ibihe, umwanzi w'ibihe ni amasaha, ariko duhari kubera Imana, tunari kubera mwebwe. Mwumve ko duhari kandi Imana ibagire neza. Ngiye gusengera abantu badukurikiye bari mu bitaro, badukurikiye bari mu kazi, badukurikiye bari mu ikode, abari muri prive n'abandi benshi mwizeye Imana. Reka mbasabire umugisha ku Mana ngo Imana ikomeze ibagire neza. Amen. Mana ndagushimiye, buri muntu wese ufite ikibazo niyizere umugire neza. Abari mu ikode ndabasengeye, ababuze iyo bava niyo bajya ndabasengeye. Nsabiye buri muntu wese umugisha, nsabiye buri muntu wese imbaraga, nsabiye buri muntu wese gutabarwa, buri muntu wese nabona ineza yawe. Reka duhabwe umugisha nawe kuko Imana igitangaza. Amen. Wifuza gusengana natwe cyangwa se kuduhamagara, waduhamagara kuri 078 46 17 289. Imana ikugire neza. Amen.